Meze bite? Weho mane wifate cyagiye dure kwa muganga urya munsi. Nabona nari mvuye mane nkora bikugenda sanze karabimye. Mane warambwiye ngo karabimye nyine. Witonde ugende umuntu w'umugabo mane. Gura mushenzi mane kamuhamagare umukinga mane akitonda kaneza abantu tonde muhamagara ubwo ngiye muraburize ko se nimero inanditseho ndo mushenzi kinga yarame mu kimane mitanana bigi gukundanditseho nguye Zemane muhamagare ambwira ukuntu ngira neza abantu Warite yes man bimeze bite se man nawe rero usigaye uri nk'umuzungu man ubundi urabona ngiye no kuvuga ngo niba nkwemereye gahunda cyangwa kwemerera ikintu tayare umunota nuwo nguwo isaha niyo bagutakayeho yawe ari kwa romese wowe ukora hano sha nawe ndiwe musaza hano bagira gatogo kadoshye buriya nukuvuga ngo kumva ariko kibazo rega we nuko usigaye unjya oya ubwo se shaho ariko mbabwire wariteri umva reka nkubwire uzi ko muri iyi minsi usigaye uri kitarya umunyu uribuka ko mu minsi yashize ntarajya gukorera mu ntara uzi ko najyaga nkugurira kuva ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ukageza ku cyumweru buri gihe dusangira wariteri ariko naho ngarukiye nta no kunkubita n'urutsingo namwe ruti John nsanga hanga dusangira uretse uyu munsi cyakoze niba wakubise inkoni huko niba winyaye mu isunzu niba wiminjiriye agafu mu matwi ntago mbize ukuntu wabigenjeje uyu munsi kabisa ko rero musaza nibutsa kana ego siko burya nawe twagiye mu by'udutogo n'ibyo ariko nibutse ko burya uri n'umuntu wa fake man jewe se undi wundi ninde warite bugarukirije aho ngaho warite ubu ngewe ariko uzi ko nari mfite umukiriya ariko umukiriya nkabubwira ni ngewe rero ibintu byawe ntabwo biri burangire uyu munsi reka nzabikoreje kugira ngo nkunde nze dusangire warite umuntu urambwiye ngo ndi umuntu wa fake agatoga se kandya no mu nda isaha nishe se n'agatoga se kandya mu nda mwese ngo bimeze bite weho mane wifate cyagiye dure kwa muganga urya munsi nabona nari mvuye mane nkora bikugenda sanze karabimye mane warambwiye ngo karabimye nyine witonde ugende umuntu w'umugabo mane ugende umvuge mane ubwira abantu bose barabizi mane ko kabimye mane abantu bose baramenye ko urwaye sida se se wariteri babibwiwe n'iki koko se shari bari abantu barimo barapfiki yo uriya mugabo ujya ntabwo wamenye ibyabaye cyagenze bite uriya mugabo yaranduye umugera wese wabikuye ninde abikubwiye ni Patrick yabimbwiye ese rero none ntuzufyine ujya yarahiye karabaye tumewe wariteri ntabwo wumva ko wabibwiye na Patrick ntabwo wumva ko wabibwiye na Patrick n'uwo nguwo niyo tubashije kumenya ubwo wabibikije n'undi ubibitsa n'undi none bimaze gukora uruziga amazimwe amaze kugusesemwa ugize urumva uraza kundukaho ngewe kari yari inshuti yanjye nawe ukaba uri inshuti yanjye mwebwe nyine mwajyaga kuvuga iki mbese mwebwe neze ko numva ukiramo kandi ibintu byaravuzwe na Patrick kavuga namwe wariteri reba wanzanyeho amazimwe utuma n'ibyo wanguriye ntabirya wakariye se ako gatogo bakakongera n'akandi wariteri niba ibintu kubyibikamo byakunaniye wafashe ibanga ryawe ukarimira ukabyimenyera bikagira inzira niba uzi ko kwihanganira ibintu bije mu matwi yawe udashobora kwihangana wagiye ubyibikamo kuko bikagira inzira reka tubyibikemo
byibikemo wenyine njye ubundi nari ari ikibazo nari mfite nawe nyine byibikemo kandi warabimbwiye nkaryibikamo waritere singere n'umuntu n'umwe mbwira ngaho ugenda ubwire na Patrick noneho nawe abyibikemo hanyuma agenda azenguruka n'abantu bose yabwiye nabo babwire babyibikemo ubwo na Habimana ndabimubwira na Karaveri na Matiyasi ngaho nyumvira Habyarimana bose